Hello niha wasuzutia emirimo kitambula kiwa how are you assalamu alaikum ndetse nukundi kuntu nabasuhuza mwaramutse mumeze neza mwiriweho mute ini yacano yanyu yacano y'Imana yacano itagira itiku na rimwe yacano yahawe umugisha na rurema tukaba tuyiriho ubutare media uguhereza ijwi ni JD wibiye byose mbahaye ikaze rero kandi twitereke narababwiye ngo nta kosa na rimwe nakora. That's why imbere ya screen zanyu uko mureba in front of you murareba icyamamare amakuru yawe bimeze bite? Amakuru yanjye ameze neza. Nkaba ndi umuhungu ukiri muto. Yes. We nashobora kuba navuze meze neza. Umeze neza? Yego abantu bashaka kumenya ngo rero ubu noneho ubutare bwasuye nde bimeze bite? Ubutare ubu ngubu rero bwasuye DJ Okana. DJ Okana, Okana keza kabisa. Okana amakuru ko ari meza. Ubu rero ndaje. Tukuguyeho rero uyu munsi uratubwira uti reka mbahereze iminota tuganire. Okana uri umu DJ nkuko mbyumvishe neza. Ubu DJ se wabutangiye ryari bimeze bite Okana? Twatangiye ariko gira vibe tu. Yes. Abura rero icyumi yo kidahari vibe ziragora. Vibe ziragora ariko ndagerageza. Naye nitware nk'umu DJ uri kumva umuziki mu matwi. None ubu ngubu rero ubu DJ nabutangiye. Yego. Ubwo turi 2025. Yego. 2024. Ubwo rukumva mbimazemo umwaka. Ubimazemo umwaka. Yego. Why ubu DJ rero ubwinjiyemo ndetse mukunakora na service nziza kumenya ngo umuntu arakenera ibingibi rimwe na rimwe umuntu akusaba kuriye why ubu DJ byaje uti? Ubu DJ bwanyu kuntu bwaje nabanje kuba umubyinnyi. Yego. Umuziki mbese mbona ari impano yanjye nza kuza kubona motivation ari nkeya mu muziki. Yego. Takatereka ngerageze ndebe ko yuko wenda mu budije ariho bishobora gukunda. Kandi wenda ni isura muri kubona ukuntu nteye rero. Ndashima Imana. Yabyo birimo kugwa. Biri kuza gake. Ariko ubu ngubu tugera aha ngaha wenda murantunguye musanze nta cyuma mfite ngo nkore mwumve. Ariko byibuze nkoze kuri Vacho cyangwa se ku timetable niho wakumva ngo Okana ninde. Yes. Ubu ngubu ninde atandukaniye no wa mubyinnyi twari tuzi kera. Nubwo mwabyumva. Okana wenda karakazi ko kuvanga imiziki situation yuko abantu bakubwira ngo dushaka iki uyije rute bigenda bite? Ukuntu bigenda rero. Ubu ngubu turabana 10. Ntago uraba wacuranze indirimbo imwe wenda kadufate nisindiye. Yego. iri vibe iminsi cyangwa se dufate irandirimbo ya Orima. Yego. Ngo ujye kwigereranya ngo nazandumiwe. Yego. Ni urugero. Muri babana 10. Ntago uraza unsabe ngo ndumiwe kandi hari abakiriya bagera muri 10 cyangwa se 9 bari gusaba ya ndirimbo imwe ya ndisindiye. Ntago ndajya kugufata rero ngo ngereranye wowe. Ndajya kugufata ngo ngereranye wowe uri kunsaba ngo ndumiwe. Uri wenyine ngo njye kwica vibe z'abandi. Ndareba ese ningohereza iyo ndirimbo wowe uri kunsaba ndumiwe. Yes. Ese ndaba mbangamiye babandi. Bubanza mbese ukamenya situation ihari. Mbanza kumenya ngo ndacuranga gucyo. Yego. Ninshiramo Orima ikabangamira wa wundi umwe. Bikaba byateza impagarara. Cyangwa se ngacuranga ya yindi ndumiwe igashimisha wa wundi umwe. Yego. Ndahitamo ikintu kimwe. Hanyuma bigusaba igihe kingana iki kugira ngo ibintu byawe ube wabiteguye wabishize ku murongo then umenye ngo aba bantu ndabatwara nshya aba bameze gutya bigusaba igihe kingana iki ni gute ubikora? Uko mbikora niba mu magabo wenda nakazi cyangwa se ni contract mfite ya buri munsi igihe cyose mvuze ati ndahagurutse mu rugo ngiye mu kazi. Ubwo icyo gihe situation zose zo gutanga umuziki naziteguye. Tuje mu rugendo rwa Okana urugendo rwawe ese umuziki byabaye ngombwa kuwiga ubu DJ cyangwa se ibyo ukora byaje utubundi? Uko byaje 2014. Yego. 2014 nabaga mu kigo cy'abafreri. Habagamo kuru yabyinaga. Ubwo nkajya njya gushungira mu idirishya
songera mu dirishya. Ubwo umunsi umwe hari umufurere wavuye hanze muri Amerika, araza akajya abona nyine ndi umwana uba mu kigo kuva mu gitondo nkataha nimugoroba, araza n'ambatasete ko ibi bikorwa byose biri mu kigo cyacu ukaba urebera hanze bimeze biti. Ndamubwira ati rero nabuze amafaranga yo kuba navuga ngo ninjire mu iyi club wenda ngaragaza icyo nshoboye. Ubwo nibwo yambwiye ati wowe ngwino twinjirane. Kezemo kubera ko ariko wenda ibikorwa byinshi byabaga byaje by'ibikoresho byatangagwa nawe, ariko nta muntu n'umwe ugize ute ubizi. Ubwo arambwira ati twinjire. Agezemo abanza gusaba ijambo no kumwakira, aravuga ati nshaka ko uyu muhungu wacu ajya muri mwebwe. Baba aravuze ati rero nta kibazo, ni karibu nahaguruke. Hari indirimbo ni ya Jose Chameleone. Ya kera niba barabyinaga geme iyo ndirimbo narayepese pe narayibakopeye, bangiyemo ndayibyina turajyana birangira banyemereye n'amafaranga yaragiye kwishyura. Baravuga ati ntabwo tukikwishyuje, birangira ahubwo aba yongeye kubongeramo iyindi mpano. Ndakomeza ndagenda 2015 njya competition mu mubyinnyi mwiza mu karere ka Rubavu, subira n'ubwa kabiri mu mubyinnyi mwiza. Wabaga ubyina? Nabaga mbyina. Ubwo niho twaje gukomeza urugendo tugeza muri hafi za Corona. Aho icyo gihe nayo nyine umubyinnyi, turakomeza turagenda mu rugendo tukibyina. Ubwo niho twaje kuva mu karere ka Musanze turaza tugeze i Rubavu muri 2023 mu mpera. Ubwo tuje buri umwe wese ashaka akazi bitewe na strago twahuye nazo mu kazi. Ubwo biba ngombwa ko yuko buri umwe ashaka akazi. Ubwo hari umupapa nemusingiraga kera, akoraga mbyina nkanamusingira. Ubwo kera urashaka kuvuga ngo ryari buriya ugereranyije kuko ni muri za 2018 2019 Corona igiye kuza. Ubwo tukigera Rubavu abaramumagaye. Amamagaye arambwira ati icyo gihe yanyitaga The Boss, we ntabwo yanyitaga Okana. Aramamagara ngo bimeze bite, ndamubwira nti sawa, none se ko twaburanye. Ndamubwira ati ubu ngubu ndahari twakora. Abarambwira ati rero ubu ngubu mfite imashini, mfite mixeri, amabafure naraguze, ndagutegereza ndakubura, none waza tugakora. Ndavuga ati ntari, ariko hari umu DJ wari waranganirije Musanze bita DJ Ndera, Alex. DJ Alex niwe wanganije, arambwira ati rero buriya uri MC ukanabyina ukaba wanacuranga byaba ari byiza cyane, byabasha kuba byakubeshaho ukuntu n'ukundi. Ubwo nambwira ati ndahari, abaramamagaye weekend igeze ndagenda ndacuranga, ibintu bigenda neza, tuvugana umushahara. Ubu ndi umuntu uri gushakishwa n'ahantu henshi. Ariko urugendo rwari ubwo ngubu. Ibyo wenda turaza kubigeraho kubyo tubibukomozeho, ariko njye nagiraga ngo manze menye ese ibi bintu warabyize, ese ni impano byajute, nicyo nashakaga ngo mfokasingeho mbaze. Ntago nabyize, ni impano. Ni impano? Gucuranga ni impano. Yego. Ubu se nta challenge uhura nayo nk'umuntu utaragiye mu ishuri ryabyo nka byige, wenda mu gihe ugiye ko gukora, wenda uri ahantu uri mu kazi, nta ngaruka uhura nazo zishobora kugusaba kwiga? Ingaruka nta nimwe. Ahubwo ingaruka se numva mix z'abandi bakora. Ngiye nkurikiza mix z'abandi bakora. Avuga ati nanjye kamfate umwanya mfate mix nk'iyuriya, niba ari DJ Lighter, niba ari DJ Caspi, mvuga ati reka nkurikira iyo ngiyo, nanjye nkore imeze nka yayindi, nkore copy yayo, numve niba bikunda. Hanyuma twebwe abantu baba babyumva tuba tubona mwagiye mukabikora, mukajyaho mugacuranga, mukamixinga, mugakora vocals zitandukanye n'ibindi bitandukanye, ariko ntabwo njya nibaza ikibazo, umuziki wasohotse, siko bimeze, bigutwara igihe kingana iki kugira ngo wiyespere cyangwa se ugendere kuri uwo muziki unawuvoka, mbese ukore bya bintu mukora byose kugira ngo umuziki usohoke nawe uri kuwucurangira abantu bari kumva neza? Umuziki rero wasohotse uyu munsi ni urugero, ushobora kuwugereranya na Jugumira. Naho gereranya gute rero? Ushobora gufata BPM y'indirimbo yasohotse uyu munsi, wenda nahereye kuri Jugumira kuko ariyo yasohotse mbere, nshaka kwegereranya
wenda niyasohotse uwo munsi bitewe na vibe y'abantu ndi gucurangira runaka ndaringanyiza BPM zayo scratching numve urambwira ati rero mfite indirimbo gucya na gucya cyangwa se nshaka indirimbo ni ya Kenny ni ya Okama ni ya Bruce Melody ni ya Chris Easy kandi mu byukuri nshaka kuyiringanyiza wenda ni yande se wenda na Ken Nairobi niko twabigereranya ndifatira ya ndirimbo yawe wampaye cyangwa se wansabye dufate wenda ubu ngubu hariho follow me yana ubwo ikintu kiri bugusabe ni iki ubwo wagira ngo turimo urareba vibe y'abantu bari muri Fromina vuga tese niba ansabye Nairobi birakunda ko yuko nyitangira ndayifatiramo hagati isange ya Fromina birategwa na BPM z'ukuntu izindi ndirimbo zigize ute zimeze wowe uraringanyiza ukareba ukavuga ati indirimbo biraza gukunda ko yuko ikomeza kuzamura mood y'abantu cyangwa se iramanura mood y'abantu niba usanzira manura mood y'abantu rero yikansaringa shaka iyo bijyanye nushaka ugaruke mu gihe cy'ubu ngubu ahubwo mukanya wongeye mu mutwe wawe utekereze ngo ese niba bansabye ya kera byibuze kuringana na yandi bansabye ni yego nicyo kintu reba wowe ndumva basaba gutekereza cyane mw'abantu mwe nkomeze mbibutse ko ubona Ubutare Media bugutegurira ikintu kiba gisobanutse kidasobanye habe namba nkunda kubivuga nge ni JTV byose turi kumwe na Okana tugenda tuganira twiryohereza Okana nta kucya abahanzi bakora ingoma ese nta bahanzi bakwespera ukavuga ati ngiyewe iyo nkoze iki kintu cy'uyu muhanzi ewana mba numva byoroshe cyane cyangwa se biranshimisha ntago bijya bikubaho umuntu wa mbere ukora akanshimisha ni umwe umwe babiri rwa rugero rwanjye nyine ni Kenny na Okama abo ngabo byibuze Kenny na Okama Kenny so ubwo buri abatari kubyumva Kenny yo na Okama no kureba rero you look like Okama ariko kandi witwa Okana ubundi izina ryawe banzu risobanure kugira ngo mbone icyo mbaza mukanya ko biraba birebire uragerageza ko so rero gusimplifya abantu benshi bakunda kumbwira ngo nsa nk'abarabu rimwe na rimwe ariko Okama naramukunze mukunze mbanza kumwitirira nza gutumira ahantu nacurangiraga uwo munsi nari natumiye Fireman we na Ishani Mubaya n'umuwo mu karere ka Rubavu baraza barambwira ati nyine kwa kundi ninge wari ubashinzwe kuko ninge wari wabamagaye basanze vestiaire tabipresentaho nk'umuntu wari ubagiye abasanga nk'uwabahamagaje barambwira ati nitwa Okama barambwira ati hoya Okama ni Okama kuko afite icyo yakoze nawe gerageza wubake ese FM yawe imeze gute wikubakira kundi kuko wenda ushobora kuba wagira FM wagendeye kuri we ariko nimuhurira ahantu bazasanga utari wawundi ahubwo ikiza hitamo tuguhitemo ko yuko wakitwa Okana ribarije nko muri legend wari nyise rero nahise mvuga ati ntacyo ndi buhindureho ni bro yantanze mu muziki ntacyo nayo guhindura ese Okama kumukunda byajute ukamukunda byaje rero Okama arakarimba yakoze arangoma already nabari kukureba ho muranasa mumeze kimwe kugira ngo si gikabye ariko byajute ubundi kugira ngo mukunde Okama rero njya kumukunda ni video yakoze irantetse yirandirimbo iyala ukuntu yayikoze arangije yikubitira b'inkweto yirankweto buriya rero yaransekeje numva ndishimye ndavuga ati ese ko nisa amazina menshi uyu munsi wakita uriya mugenzi wanjye ko ndi kubona dusara niko nahisemo guhita mvuga ati reka nitwe Okama ubwo bafaya baza kumpindurira barambwira ati itwa Okana hanyuma wigeze gukomoza kuko ushobora kububyina ukaba unadija ibyo bintu bihuza ute bibiri mananje ni ibintu bikomeye kandi bigize ubihuza ute buriya rero ukuntu mbihuza Bruce Melody nubwo yita Munyakazi ujya Munyakazi wasanga ari ngewe ati Munyakazi ni ngewe uzi ukuntu twa Munyakazi rero iyo zina ryaza ari ngewe uyu ngubu mfite MacBook yanjye hariya timetable mfite microphone yanjye yego kubita music hariya fata microphone nazamutse stage ubwo ngenda ndacungana n'iki ndacungana nuko ya mix iri burangire
nageze kugira ute kugira nshyiremo indi mix cyamo kimwe niba bitari bukunde ko yuko mbona umuntu wenda ndimubwira ati niba ubona igiye kurangira scratching gutya nkubitiremo undi muziki nikomereze MC yanjye genda yikora niba ari imwe ngerageze igice cyose na refure gerageze mvibingishemo abantu bazamuke bajye mu bicu nkomezanye na microphone yanjye nzamuke njye kuri iki ku mashini na timetable yanjye. Kubyina byose byajute warabyize bihagaze ute kubijyanye no kubyina? Nabanje kubibabwiraho narakoperaga nkopera irindi tsinda ryakoreraga mw'icyo kigo cy'abafreri. Yego. Nkoperera mu kirahuri ubwo umufreri nibwo yaje kuvuga ati ese kuki urebera mu kirahuri kandi uri wo mu rugo. Ubwo nibwo byahise bivuga ngo tugire ute tugende nkwinjiza aha hantu ubashe kuba wakora. Nagenda akora nicyo kintu nababwiye ngo umuziki ntago nawize ni impano kuko ngiye nagenda avuga ati wenda nuko nisanze wenda ni umuryango mushya. Yego. Reka nisange nyine nisanzure kuko ibaze ko abo nasanzemo nabatanze kujya banajya muri competition. Hanyuma buri wese aba afite vision, aba afite nk'umuntu wenda arebaho. Out of music batubwiye ko ukunda Okama ariko kandi wenda hari aba DJ bakora akazi nk'akawe ukwespera ninde kubera iki? Ubu tugiye kugenda tukavuga ati mu ba DJ bari kunyespera burya sinzi ukuntu babivuze ngo niba ari ujya kubyitera ahera hehe hajya burira ujya gutera uburezi arabwibanza. Ubwo rero ngomba kwibanza niyo mpamvu nabanze gusobanuza. Selector Daddy Selector Daddy ndamukunda namwandikiye kenshi arananyuba arambwira ati nta kibazo uzaze ngupresente nk'umu DJ uri mu karere kacu wenda uri muto ariko ntabwo uri gito icyo ukora turakizi. Yego Selector Daddy niwe muntu ndi kwespera mu karere ka Rubavu ariko wenda tugiye kugenda ahandi mu tundi duce. Yego. Fata General Brand. Yego. Kuko duhije wenda umurimo umwe aremusinga arabyina akanadisha cyane niyo mpamvu bavuze ngo ujya gutera uburezi arabyibanza n'ubundi ugomba gukora umuntu n'ubundi usa n'afite imico yawe cyane. Ubu Butare Media nkomeje kubabwira ko rwose tuba twabazanye. Hanyuma hari abantu bakunze kwibaza ibibazo bitandukanye bavuga bati ese kuba wadija ni ibintu wakuramo umukati ni ibintu bigabura bimize bite nkaho ubikora ese ni ikintu umuntu yakora hakagira ikivamo mbwire kubera ko nkatwe turyoherwa n'umuziki mwaduhaye tukavibinga but zandani umugani w'abagambyi b'uyu munsi ntabwo tuba tuzizi biba bimeze bite? Uyu munsi rero ukuntu tubigenda n'ejo hashize n'ahazaza niba udahesheje impano yawe agaciro ntawe uzaguha agaciro. None se niba ndirimba kuba ndirimba sinzabikuramo we mugati ntiyubahishije burya aho hantu hasobanure neza bwo ukunda bisobanura. Ubu ngubu kugira uko ngaragara nuko niyubahishije kandi nkubahisha impano yanjye. Yego. Ahubwo wowe icyo ukora ni iki? Uraririmba, uracuranga, urabyina, uremusinga, gerageza uheshe wowe ubwawe wihesha agaciro. Kwihesha agaciro kwawe nicyo kizatuma impano yawe kugaburira. Twe twavugaga ku kintu kivamo we na nkawe Okana bimeze bite Okana uko watangiye ngira ngo ntabwo ari igihe kirekire ariko igihe kicumaze wowe uri kureba. Bakunzi bacu rwose imvura yari imeze nabi ariko twari tugize ahantu nakubazaga nti wowe ubwawe umukati ukura mu bijyanye no kuba uri umu DJ kugira ngo nutwumva wese yumve ko ari ibintu ashobora kuba yakora kandi bikagenda neza nuwuhe? Ko umugati ari mwinshi umugati ni mwinshi kuko wenda sinzi ukuntu nabivuga uko ngaragaye ntabwo ngaragaye nabi cyane. Ubwo wose ni iki? Ni umugati. Yego. Ubu ngubu urugero ndiho hari ahantu ushobora kumumagana nkavuga ati ntabwo bikunda kandi koko amafaranga uri kwishyura ni amafaranga. Yego. Kandi n'ahandi ni iki? Nta mafaranga. Ubwo rero ikintu cyo ni kimwe umugati uraboneka ahubwo wawushakishe mu buhe buryo. Hari icyo kintu nakomejeho cyo kuvuga ati ubaha impano yawe kandi unayubahisha to. Ngira ngo nakunze ko twaganiriye nakunze ibikorwa byawe hanyuma se dress zawe ni izihe ubone kute bimeze bite?
ubu ngubu nta cano mfite ubu ngubu navuga ngo nakubwira ngo mbarizweho usibye wenda kuba wahamagara ubutari media ukavuga ati DJ Okana ari hehe gutya na gutya bakakubwira ati nguyu ariko ubu ngubu wenda location uwo muntu uri bubashe kuba wakoze subscribe wakoze like comment Rubavu uransanga muri centre ya Mahoko aho bita ku Kivoka ku muhanda ujya mu Nyakiriba ngira ngo wenda dusa n'abasoza gira ico ubwira abantu b'abajene bitinya gira ico babwira kabisa kugira ngo dusoze wakomeje kunambwira ko akazi bari kuguhamagara kugira ngo dusoze ubu ngubu icyo nabwira abajene banje nibagerageze bumve ko impano ari impano kandi impano yawe ifite icyo yakugezaho ahubwo wowe wayitwaye ute gerageza wirekure kandi unagaragaze kuko twese siko amahirwe ageze ute adusekera dufite uko turasoza warumbajije ku kintu kijyanye n'inama nagira abantu bafite impano runaka nuko bayikoresha ntabwo bigoye wowe icya mbere iyubahe ubahishe n'icyo ukora umugati uzizana umugati uzizana ute nyine uzizana neza azagenda ajya mu muhanda se ese ni gute uzamamagara ukambwira ati ngwino meze gutya na gutya ngo twatetse hari n'icyo kunywa ngo ngwino ngo ukore gutya na gutya ubwo bizakugeza hehe uzakorera kurya gusa birumvikana turi imbere ya kamera n'ubundi bakomeje kumbwira nkuko nabigarutseho mbere ko ushobora kuba wagenda hanyuma hari abantu ufite wasuhuza cyangwa wahereza ubutumwa runaka ubutumwa ukavuga ati jewe nsuhuje uyu n'uyu kansuhuza abantu wenda babiri yego oya niyo baba bane nta kibazo itereke ko simvuge bandi uwa mbere DJ Mura DJ Gaspi naba DJ gusa se MC Rusake wowe ntabwo ngusize noneho DJ Legacy nawe tubonane vuba ikintu cya nyuma rero dusoza ugiye kuvuga wowe ni ikira kuvamo tu kuko tugira ubutare challenge ntago byabaye ngombwa ko mbikubwira kubera ko n'imvura yakomeje kubangama umbwira ngo akazi ariko noneho bibaye nk'ubutare challenge ikintu cya nyuma ikintu cya nyuma basi mutumike Okama I love you yitwa Okana ariko akunda Okama n'ishusho ye ni Okama ariko ubundi ni Okana I love you so much yari JD we byose utabahereza utabasuzuguza ubahereza ibyiza mukomeza gukunda buno butare media ndabakunda mukandusha ndabakunda nkabitaho yari JD we byose kola share na like ku biganiro byacu ciao